Kahuye, nyakubahwa campus administrator, banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano, banyakubahwa mwese muri aha, honorable professor, barimo muri aha, ndabashuhuje kandi bafashe mu mugongo, ndavuze ngo impore kubera uyu munsi waduhuje. Rubyiruko namwe ndabagarukaho, nkomeza mihigo, bana bacu, maboko yacu, ndabashuhuje bafata mu mugongo, ni mwimpore, turi kumwe kandi turabashima. Icyambere turabashimira no kuba mwitabiriye. Ndibaza ko ubu abari hanze batitabiriye ari benshi, kuba rero mwebwe muri ahantu kamwigomwe aka kanya, urubyiruko mugira ibintu byinshi bibakurura ku buryo no kwicara umwanya ungana utya, nzi neza ko mwihanganye bikomeye. Ndabashimiye cyane kandi bafashe mu mugongo, kuko nzi neza ko kuba mwemeye kuza hano kwicara nuko icyaduteranyije hano namwe kibahangayitse. Ntabwo mwabaye nk'abandi bagiye muri gahunda zindi zishimishije z'imiziki, zo gusurana, ibindi byinshi muzi mubamo. Mwigomwe ikintu kinini, kandi ko kukigomwa si nonaha gusa mwakigomwe, kuko gahunda nk'iyi irategurwa. Birumvikana ko hari umwanya munini cyane mwahariye iki gikorwa, kandi nibaza ko mutagikora rimwe mu mwaka, ni buri gihe. Ndabizi benshi muri mu association, hari uwaje ahagarariye urubyiruko, nawe ndamushuje mu byubahiro bye. Mwese abaje mufite abo muhagarariye, abahagarariye Ibuka nabo ndabashuje mu byubahiro byabo. Mbashuje rero mu izina rya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ndatinda kuri iryo jambo inshingano, kuko numvise hari uwavuze, ntabwo yavuze ijambo ribi naryo ririmo, n'uburere, yavuze n'uburere mboneragihugu. Oya, ni Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Mu nshingano harimo byinshi, harimo nyine n'ubwo burere, harimo gutoza urubyiruko, harimo kubungabunga ibimenyetso bya jenoside, ari byo muri iyo minisiteri nshinzwe harubaho bavuga ati ishami ryo kwibuka no gukumira jenoside. Niryo shami rishinzwe, mbaramukije no mu izina ryanjye. Ndabashimira kuba muri aha umwanya wose twabanye. Turibuka urubyiruko rwari rufite imyaka ingana n'iyo mufite. Njyewe ntanze ubuhamya, nari mfite barumuna banjye, umwe yari afite imyaka 23, undi afite 17. Ndibaza ko muri mwe harimo abo muri icyo kigero. Ubu bari kuba ari ababyeyi babereye igihugu. Ndabashima rero mwebwe rubyiruko mwaje kudufasha kwibuka nk'abo. Bari barumuna bacu, bari basaza bacu, turababura, bavutswa imigambi myiza bari bafite. Mbese mwibaze namwe uko ubuzima bubaryoheye. Urubyiruko, umuntu ufite imyaka igeze aho ngaho aba adashobora gutekereza urupfu bibaho. Niko nibaza, kereka iyo yahuye na ryahungabana twahoze twiga, mwize byinshi cyane. Bari abana rero bamerewe neza, ariko baza kugira, nanjye vuga ngo baza kugira ibyago. Ntawabona ijambo abivugamo. Uwatanze ubuhamya ngira ngo nawe yari ari muri kiriya kigero, Norbert. Ubuhamya yababwiye ntabwo ari ibihimbano. Yahoze ababwira ko iyo atekereje kuba yasubiza iminsi inyuma abyanga cyane, kuko yahuye n'ibibazo birenze ukwemera kwa muntu. Ni ukuvuga rero
abana bari bageze mu kigero gishimishije, abicanyi ntabwo babagiriye impuhwe. Ubu ni urubyiruko turimo tuvuga, ariko tumenye ko bishe n'impinja, nabyo byavuzwe mu biganiro byose byagiye bihita. Kwibuka rero ninkomeza kubigarukaho ni inshingano yacu, kandi kwibuka ni ikigaragaza ko umuntu ari umuntu, ko yuzuye, afite ibitekerezo bizima. Urwanya kwibuka aba afite ibibazo. Ni inshingano zacu nk'Abanyarwanda. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni inshingano buri munyarwanda afite, ategekwa. Sinavuga ngo arabitegekwa, n'ubuyobozi n'umutimanama we urabimutegeka. Mu biganiro byagiye bitambuka, ndaba ndetse kubivugaho banze gerageze kugira ibisubizo ntanga ku byabajijwe, ariko byinshi rwose byasobanuwe. Hari icyabajijwe cyerekeranye n'imibiri yishwe mu igerageza rya Jenoside. Ibibazo mwabajije byatweretse ko muri abahanga koko, murageza kure rwose, ku buryo mbona ko kubasubiza ntabwo ari nonaha. Kandi nk'uko babahaye urugero, babahaye nk'inama, mukomeze musome. Aho ngaho mbese ngera no ku kindi kibazo cyerekeranye n'ibitabo mwabajije. Ibitabo bari babwiye birahari. Genda ndongeraho ko uretse n'ibitabo hari n'ibitangazamakuru. Hano turi kumwe n'umunyamakuru, araza arumva, simvuga ngo araza kunyunganira, turimo turagana ku musozi. Nimukurikira radiyo Rwanda kenshi mukumva amakuru, nimukurikira ibiganiro biba byashyizwe ku bitangazamakuru, muzamenya byinshi cyane ku mateka y'u Rwanda. Ubwo rero ndashaka kongera ko hejuru y'ibitabo mwasabye mu malibreri birahari, babibabwiye. Hari n'ubutumwa muri iyi minsi 100, ndibaza ko mujya mubwumva, busohoka buri munsi. Buriya butumwa bwitwa postcard, buri munsi burahari rwose. Ntacyo mwashinja ubuyobozi bwacu mu byerekeranye no kubamenyesha, mu byerekeranye no kubigisha. Ndetse n'uyu mwanya aba bose batumiwe, izi nzobere zatumiwe, byose ni ubuyobozi bwiza bwifuza ko abana babo badahera mu gihirahiro ngo bayoberwe amateka. Uwabajije icyo kibazo rero ngerageje kumusubiza, ntazagire icyo ashinja ubuyobozi, ntazagire icyo ashinja abahanga dufite. Profesa yabivuze, yego kenshi byaragaragaye ko handikwa mu ndimi z'amahanga, ariko birimo birasobanuka. Kwandika mu Kinyarwanda, ibitabo birahari. Norbert icyo yababwiye, mu cyahoze ari CNLG handitswe ibintu byinshi kandi mu Kinyarwanda, n'izo postcard zisohoka ziri mu ndimi zose. Ariko mbabwira rero, ahubwo nimugira kete musubize ya segment prof yabahaye, nimusome, nimukurikire ibitangazamakuru, ntabwo muzasigara inyuma mu kumenya amateka y'igihugu cyacu. Kandi si n'amateka gusa, muzahungukira byinshi cyane. Ikindi kibazo numva navugaho, ariko nkomeza kubabwira ko byose mwabibwiwe, ibyerekeranye n'imibiri. Hari abaje ati ko hari imibiri yo yakozweho igerageza muri 1959. Murabizi ko Jenoside muri uko gutegurwa bagiye bakora n'igerageza ryayo. Ati se iyo mibiri iyo ibonetse ishyirwa mu nzibutso? Rwose ndagira ngo nabwo sabe gutekana. Ntabwo umubiri ushobora kuboneka ukomeze wandagare. Hari uburyo, hari abashinzwe gukurikirana bakamenya bati se uyu mubiri urashyingurwa he, uragana he. Muhumure rwose nta kibazo gihari cy'inzibutso. Ikibazo gihari cy'imibiri ishobora kuboneka, umubiri wose waboneka, ushyingurwa neza kandi mu cyubahiro nk'uko umuco wacu ubidusaba. Ntabwo nkomeza rero ku bibazo cyane. Ibibazo mwibajije nabibabwiye, ibibazo bigari kandi ni byiza. Biragaragara ko
muri uru rubyiruko koko rudukurikira mufite ubuhanga muri mwebwe. Ingaruka no ku kiganiro twahawe gifite insanganyamatsiko igira iti urubyiruko twahisemo kuba umwe igihango cyacu. Murabizi ko abagitanze ndabizi mwakurikiraga cyane, ntanabishimye, ntabwo mwigeze musakuza, mwigeze muderanja, mwakurikiye. Mwumvise ko muri cya kiganiro batugarukiye cyane ubumwe bw'Abanyarwanda, ubumwe bwaranze Abanyarwanda, ubumwe bwamye ari ijisho y'Abanyarwanda. Bivuga rero ngo umuco w'ubumwe, indangagaciro